umwakushire zahora mwisunga wamana we Ndakuzera mbere kuwa mbere ngeze ku cyumweru mbere mu kwa mbere umwakushire zahora mwisunga twakuva mana we mana we isegonda rimwe utatureba n'urupfu hafi aho mana we isegonda rimwe utatureba n'urupfu hafi aho. Bene data bakundwa, dufite umunezero mwinshi cyane wo kugeza kuri uyu munsi turi amahoro, dushima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza idukorera umunsi ku munsi, kandi tunayishimira ko iduhaye umwanya wo kuba mu iteraniro ryo kuyishima no kuyihimbaza. Imana yacu ishimwe. Turabakire rero kugira ngo ababasha gukurikirana rino teraniro aho duherereye mu miryango iwacu rize kutubera iteraniro ry'umugisha, kandi Imana iribanemo natwe kugira ngo twumve ikivugana natwe kuri uyu munsi. Imana ishimwe. Kuri uyu munsi rero dutangira iteraniro ryacu, dufatanye indirimbo y'108 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ngenda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ngenda umukristo mpora mbihamya, nawe igihugu cyose cyanseka. Ngenda umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Ngenda umukristo umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Ngenda umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Ngenda umukristo ndi umutabazi mu ntambara, ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Ngenda umukristo ndi umwimukira, ndakomeje mu rugendo rwanjye. Ibyino mu isi ndabihinyuye, nsigaye nifuza ibyo mu ijuru. Ngenda umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Ngenda umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza n'ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Ngenda umukristo uko ndi kose, maze ninumirwa ngiye gupfa. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngeye mu ijuru. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Bakristo bavandimwe,
twakire neza indamutso mwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bigure muri mwe biva ku Mana Data wa twese, kuri Yesu Kristo n'Umwuka wera. Amen. Kadusenge Imana. Uwiteka mwami Imana yacu, Data mwiza utuye ahera mu ijuru, Data wa twese udukunda, twongeye kuza imbere y'amaso yawe muri iki gitondo. Uri Imana y'imbabazi, uri Imana y'imbaraga, uri Imana idukunda kandi uri Imana isumba byose. Niyo mpamvu igitondo nk'iki ngiki twongeye kuza kukwisunga, twongeye kuza kuguhimbaza, twongeye kuza kukubwira ibiri ku mitima yacu. Shimwa kandi uhabwe icyubahiro. Mwami Imana yacu, waraturinze mu minsi yose yatambutse, none kuri uyu munsi mwiza wongeye kutwemerera kugira ngo duteranire imbere yawe. Washimye neza yuko tuzajya duterana turi mu miryango nk'uko databuja duteraniye ahatandukanye. Utwemerere kugira ngo igitambo tugutura uyu munsi kibe igitambo cy'umugisha. Mwami Imana yo mu ijuru, duciye bugufi cyane tugusaba kugira ngo ubanze utweze ibicumuro twagucumuyeho. Ibicumuro Mwami byagiye bibera mu miryango ahiherereye, nk'uko waduhaye iyi gahunda ngo duteranire mu miryango. Ahari washatse yuko umwana n'umubyeyi bongera kwiyunga, ahari washatse yuko Mwami Imana yacu twongera gusabana nk'umuryango. Bya bindi tutabasha kuvugira Mwami Imana aharanguruye, waduhaye umwanya wo kugira ngo tubicoshe nk'imiryango. Utubabarire rero muri uyu mwanya ibyaha bibera mu miryango, abana n'ababyeyi, ababyeyi hagati yabo, twebwe twese abagize umuryango. Duciye bugufi kugira ngo dukore umuryango wishimira, kuko ariyo gahunda wari ufite Mwami ushyiraho umuryango. Utubabarire rero aho tutagenze neza kugira ngo twongere kukugiriraho umugisha. Aya materaniro rero turayaguhaye Mwami Imana yacu, turagusabye kugira ngo yabanemo natwe, ude kukugiriraho umugisha. Nitukuririmba unezerwe Mwami, nidusenga utwumve, kandi n'umwanya w'ijambo ryawe nawe utubere umugisha, kugira ngo dukore ibyo dushakaho, maze turusheho kubaka imiryango iguhesha icyubahiro. Imitima yacu turayiguhaye, hari ibibazo byinshi dufite bitandukanye aho turi. Ndakwinginze ngo twumve kandi tugirire neza. Umwuka wawe wera rero abane natwe, kugira ngo Mwami Imana yacu uyu munsi w'umunsi w'umugisha, ndetse n'iminsi iri imbere yacu nayo izatubera iminsi y'umugisha, kandi uduhe kukwikomezaho, uturinde imyambi ya Satani, kandi uduhe Mwami Imana yacu no kubabarira buri wese twagiranye nawe ikibazo. Urakoze rero, komeza kuba mu ruhande rwacu, utwigishe, udukomeze, utunezeze, kandi uyu munsi utubere umunsi udasanzwe mu buzima bwacu. Byose bisabye nizeye mu izina ryera rya Yesu. Amen. Reka twambaze izina ry'Imana dusoma Zaburi ya 11 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7. Uwiteka niwe mpungiraho, mubwirire icyo umutima wanjye muti, hungira ku musozi wanyu nk'inyoni. Kuko abanyabyaha bafora umuheto, batamikira umwambi mu ruge, kugira ngo barasire mu mwijima abafite imitima itunganye. Niba imfatiro zishenywe, umukiranutsi yakora iki? Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, Uwiteka intebe yiri mu ijuru, amaso ye areba abantu, imboni ze zirabagerageza. Uwiteka agerageza abakiranutsi, ariko umunyabyaha n'ukunda urugomo umutima we urabanga. Azavubira abanyabyaha ibigoyi, umuriro n'amazuku n'umuyaga wotsa bizaba umugabane mu gikombe cyabo. Kuko Uwiteka ari umukiranutsi kandi akunda ibyo gukiranuka, abatunganye bazareba mu maso he. Ni wowe buzima bwanjye, Yesu we.
mukurikiranye iri teraniro aho duherereye mu miryango iwacu, munyemerere twese dufatanye kumvira hamwe icyo Imana idutegeka kuri uyu munsi. Itegeko ry'Imana turarisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 5, dusome duhereye ku murongo wa 3 hanyuma tugeze ku murongo wa 16. Dusome mu izina rya Yesu. Hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwa neza, kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze So wo mu ijuru. Nyagasani Imana, uduha imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Amen. Bavandimwe, dufatanye guca bugufi, dusenge Imana tuyisaba kutubabarira aho tutagenze neza dukurikije ijambo ryayo tumaze gusoma. Mana Data wa twese, waraturondoye uratumenya, uzi ibitekerezo byacu. Mwami, nta kintu na kimwe tubasha kuguhisha. Turi imbere y'ubwiza bwawe muri uyu mwanya kubwo kumva ano magambo Mwami Imana yacu waduteguriye kuri uyu munsi dukwiye kwisuzumiramo. Turagusabye kugira ngo Mwami Imana, aho watubonye twebwe twese, abagize imiryango, abagize itorero, abakurikiranye iri teraniro, ukabona ko Mwami Imana yacu tutagenze uko twagombaga kugenda, tutabereye abandi umucyo, tutabereye abandi Mwami Imana yacu urugero rwiza. Turagusabye kugira ngo Nyagasani utweze, weze itorero ryawe, abarigize bose, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Mwami Imana yacu, ijambo ryawe riraduhumuriza, riratubwira ngo tukwikoreze amaganya yacu, kandi koko niwe wita kuri twebwe. Ariko uyu mwanya dufite amaganya y'ibyaha byacu, niyo mpamvu tuje imbere yawe Nyagasani, kugira ngo wongere kutwejesha amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo, ya maraso atagira ikizinga, atagira inenge, ya maraso abasha kweza umuntu akitwa umukiranutsi imbere y'ubwiza bwawe. Niyo mpamvu Mwami Imana tusabye kugira ngo ayo maraso yatuboneho kuri uyu mwanya. Tweze cyane Mwami, duhindura ibyaremwe bishya, dutandukanye n'imirimo yacu ya kera, mu izina rya Yesu Kristo. Aho tutahagaze mu nshingano nk'uko twagombaga kuhagarara, kandi ijambo ryawe riratubwira ngo tuzahirwa, ngo niba turenganya bakadutuka batubeshyera ibibi byinshi, ariko tuzira gukiranuka. Natwe turi imbere y'ubwiza bwawe Mwami, kugira ngo aho tutahamije gukiranuka kwacu, Data wa twese mwiza, uhatubabarire rwose. Kandi Mwami Imana yacu, ubabarire abagize imiryango bose, ubabarire ababyeyi, ubabarire abana, ubabarire ingeri zose, ubabarire umuntu wese wakurikirana rino teraniro akumva Mwami Imana yacu rino tegeko duhaye, akumva atari kugendana naryo, akumva ibyo yakoze bitaraguhesheje icyubahiro. Umuntu wese Mwami Imana, aho turi hirya no hino, nutubabarire tugirire neza. Ngwino ubane natwe Nyagasani, kandi imbabazi zawe turazizeye, kuko uri Imana y'imbabazi, kandi uri Imana ikiranuka, uri Imana igira imbabazi z'ibihe byose. Niko tugusabye kutweza, niko tugusabye kugira ngo imbabazi zawe zikomeze kugenda kuri twebwe, kandi uko bwije nuko bukeye udushoboze Mwami Imana yacu guhagarara nk'abahamya ba Kristo, uhereye none ukageza iteka ryose uzazira gucyura itorero, mu izina rya Yesu. Amen.
ntabwo ngutunga niye mwami mfite intege nke mu mutima ndakubona ntese mukiza nanjye ngo mbabarirwe ibyaha ku musaraba wawe Yesu nizeye ko ariho nakirira mwami nyogesha yo maraso kugira ngo ntunganire Imana nyeza nk'urubura nyeza nk'urubura nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana. Bene data, dutekereze ku mbabazi z'Imana. Iyo twicujije ibyaha byacu tukiyemeza kubizinukwa, Imana itugirira imbabazi abihannye ibyaha twese. Kubera urukundo Imana yacu idufitiye, idukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo, ngo duhere ko tuba baragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi byavuye se kuki byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yamboye byavuye se kuki byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yamboye. Bavandimwe, tugeze mu mwanya wo gusoma ibyanditswe byera ndetse no kumva ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana. Twongeye kugushima Mwami Imana yacu,
dushimye neza yawe n'urukundo rwawe ndetse n'umwuka wawe wera wakomeje kubana natwe kuva dutangiye kugeza muri aka kanya. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumva ijambo ryawe. Ni ijambo ryiza, ni ijambo ryuzuye imbaraga ndetse n'ubuhanga, ni ijambo ritwigisha, riduhugura kandi ridukomeza. Niyo mpamvu twinginze Mwami Imana yacu tugusaba kugira ngo imitima yacu ihugukire kumva icyo dushakaho, icyo dusaba, kandi Mwami Imana yacu Mwuka wera twemeze kugikora. Dusengeye umushumba wadutumyeho kuri uyu munsi, twinginga cyane kugira ngo Mwuka wera mubeho, imbaraga zawe zimubeho, maze icyo wagambiriye kunyuza muri we uyu munsi aba ari cyo twumva kandi tugikore. Urakoze rero kuri mu ruhande rwacu, komeza kudufasha, komeza kutuyobora, byose bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu, igice cya 27, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 6. Maze Yobu akomeza guca imigani ye, ati ndarahira Imana ihoraho, ariyo yanyimye ibyari binkwiriye, n'ishobora byose yababazaga ubugingo bwanjye. Ubugingo bwanjye buracyari buzima, kandi umwuka w'Imana niwo utuma mpumeka. Ni ukuri iminwa yanjye ntizavuga ibyo gukiranirwa, n'ururimi rwanjye narwo ntiruzariganya. Ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakureka, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho. Dukomeze muri iki gitabo cya Yobu, ibice 42, turahera ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 17. Nuko Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira intama 14,000 n'ingamiya 6,000 n'amapfizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000, kandi abyara n'abahungu 7 n'abakobwa 3. Umukobwa w'imfura amwita Yemima, uw'ubuheta amwita Keziya, n'uwa 3 amwita Kerenihaputi. Kandi mu gihugu cyose nta bagore bari bafite uburanga bwiza nk'abakobwa ba Yobu. Nuko se abahera iminani hamwe n'abasaza babo. Hanyuma yabyo Yobu amara imyaka 140, abona abana be n'abuzukuru be ndetse n'ubuvivi. Nuko Yobu afashaje ageze mu zabukuru. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Bakristo bakundwa, nshimiye Imana ko impaye umwanya wo kugira ngo tubane muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryayo ryo kuri iki cyumweru hirya no hino mu miryango yacu, aho turikurikiranye duherereye. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Nitwa Angelique Mukankumburwa, ndi umupasiteri mu itorero Presbyterienne mu Rwanda, nkorera umurimo w'Imana muri iki gihe muri paruwasi ya Kanombe. Mbahaye rero ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Abantu mwese mubasha kurikurikirana, Imana iduhana umugisha. Bene data, turi mu bihe bitoroshye by'ubuzima, aho ibibazo byugarije imibereho y'abantu bigenda birushaho kwiyongera umunsi ku munsi. Mu bihe nk'ibi, abakristu turasabwa gukomeza gusaba imbaraga ngo dukomeze urugendo rwacu rwo gukiranuka, dukiranukire Imana nubwo ibihe bisa bitya. Niyo mpamvu nifuje ko aya magambo bamaze kudusomera tuyaganiraho tugendera ku ntego igira iti gukomeza urugendo rwo gukiranukira Imana no mu gihe cy'ibibazo.
bene data, nta muntu wakwifuza guhura n'ibibazo nk'ibyo Yobu yahuye nabyo. Yahuye n'ibibazo bikomeye, ibibazo byo kurwara, ibibazo byo gupfusha abana, ibibazo byo kubura amatungo ye agasigara nta kintu afite, kandi yari umutunzi ukomeye. Ariko nubwo tutabyifuza, tutabisaba, ubuzima bwacu bwa buri munsi natwe tunyura mu bihe bikomeye, ibihe biturushya, ibihe bitugora rwose. Muri ibyo bibazo bya Yobu yagaragaje kubyitwaramo gitwari. Mu bibazo bye yakomeje gukunda Imana, akomeza kuyizera, akomeza kuyikiranukira. Igihe cyose Yobu yakomeje kuramya Imana no mu gihe cy'ibyo bibazo yarimo. Yobu kandi mu buzima bwe, yaba bwa mbere yuko arwara cyangwa yaba bwa nyuma yo kugerwaho na biriya bibazo twavuze haruguru, yari umukiranutsi utunganye rwose. Iyo usomye mu gice cya mbere cyo muri iki gitabo cya Yobu, bavuga ngo Yobu ni umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Rero Yobu yagaragaraga nk'umukiranutsi. Umurongo kandi wa 8 wo mu gice cya mbere haravuga ngo Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu ko ari ntawe uhanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, ko wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Ayo ni amagambo Imana ubwayo ibwira Satani. Bene data, iki ni ikiganiro cy'Imana na Satani, aho Imana ihamiriza Satani yuko Yobu ari umukiranutsi uyubaha kandi akirinda ibibi. Satani nubwo Imana yari imaze kumuhamiriza ko Yobu ari umukiranutsi muri byose, Satani yagaragarije Imana impamvu zituma Yobu yubaha Imana, impamvu zitera Yobu guhora akiranukira Imana, impamvu zitera Yobu guhora yirinda ibibi. Satani aravuga ngo Yobu ntabwo yubahira Imana ubusa, ahubwo nuko Imana yamugiriye neza, nuko yamurindanye n'umuryango we n'ibyo atunze byose, kandi si icyo gusa, Imana yahiriye imirimo y'amaboko ye. Ayo ni amagambo Satani abwira Imana. Satani kandi akomeza abwira Imana irindi jambo rikomeye ngo uramutse ukoze ku byo Yobu atunze, ugakora ku bana be, ugakora ku mitungo ye, Yobu yakwihakana, Yobu yakihakana Imana. Imana yahise iha uburenganzira Satani ku butunzi bwose bwa Yobu, ariko ntiyamuha ubugingo bwe. Iki kiganiro nicyo mu gihe cya Yobu, yari mu gihe yari amerewe neza, afite ubuzima bwiza hamwe n'umuryango n'inshuti ze, bose bavugaga rumwe, nibwo iki kiganiro cyabaye. Amagambo twasomye mu gice cya 27 aratwereka Yobu yarinjiye mu bigeragezo, maze ibintu byose bimushiraho, abana barapfa, inshuti ze n'umugore baramureka. Yobu mu bibazo byose yahuye nabyo ntabwo yigeze yihakana Imana. Satani amuteza ibyo bibazo, amuteza uburwayi, amuteza kubura abana, amuteza kubura amatungo ye yagiraga. Satani yari afite intego yo kugira ngo asuzume ukwizera kwa Yobu afite mu Mana, kugira ngo arebe ko Yobu yihakana Imana. Ariko Yobu yakomeje kwizera Imana no kuyikiranukira. Umugore we yamugiriye inama yo kwihakana Imana, ariko Yobu akomeza kuyizera. Inshuti ze nazo zaramutereranye, ariko Yobu ntibyamuca intege, akomeza kwizera Imana. Hari igihe bene data abantu bagera mu bibazo bakihakana Imana, bakumva Imana itari hamwe nabo, bakumva Imana itabazi, bakumva imitima yabo yuzuye amaganya, kutizera Imana bikaba ari byo bifata ijambo ku buzima bwabo bwa buri munsi, bakikuraho kuba inyangamugayo ku Mana no gukorera Imana bigahagarara. Ariko Yobu we, nubwo yari ari mu bibazo, nubwo yari asumbirijwe, arahamiriza inshuti ze n'umugore we ko ubugingo bwe bukiri buzima, kandi ko Imana ubwayo ariyo imuha umwuka ahumeka. Ibi biragaragaza ko no mu gihe cy'ibibazo bavandimwe duhura nabyo, dufite ibimenyetso bihamya neza, dufite ibimenyetso bitandukanye bigaragaza ko Imana iri kumwe natwe, kuko niyo itanga umwuka duhumeka no mu gihe dusumbirijwe n'ibigeragezo ndetse n'ibibazo
bitandukanye. Yobu arakomeza guhamya ko azakomeza gukiranukira Imana akageza ku gupfa kandi ntazikuraho kuba inyangamugayo. Yobu aragira ati azirinda icyamutandukanya n'Imana kandi azakomeza gukora ibyiza, ntabwo azahemukira Imana ye kubwo amakuba arimo, ntabwo azareka kuyubahisha, ntabwo Imana ubwayo yazatatira isezerano yagiranye nawe. Ibyo arabihamiriza inshuti ze bikamutera kuvuga ngo ntabwo azikuraho kuba inyangamugayo. Uyu munsi bamwe mu bakristo bamaze kwica amasezerano bagiranye n'Imana kubera ko ibibazo bibaye byinshi. Gushima Imana byarabuze, gukora umurimo wayo byarahagaze, amaganya, kwiheba no kwitotombera umurimo w'Imana bibaye byinshi. Ariko Yobu we arahamya ko kugeza ku gupfa kwe atazikuraho kuba inyangamugayo. Arahamya ko kuba umwizerwa imbere y'Imana, gukiranuka kwe aragukomeje kandi akomeje kuba umwizerwa imbere y'Imana, ntazakurekura kandi akunambyeho. Ibi Yobu arabihamiriza umugore we n'inshuti ze Elifazi, Berudadi ndetse na Zofari. Mwene data, mbese nawe gukiranukira Imana urabikomeje? Muri ibi bihe ubona ibibazo byugarije isi, ubona ibibazo bikugarije, ubona ufite amakuba impande n'impande, ukomeje gukiranukira Imana? Ese ukomeje gukizwa? Ese ukomeje kwera imbuto zo gukiranuka mu byo uvuga, mu mirimo yawe ndetse no mu mibanire yawe n'abandi ndetse n'imibanire yawe n'Imana? Mbese ushishikajwe n'ishyaka ry'umurimo w'Imana muri iki gihe? Ese ukomeje guhamiriza inshuti zawe nk'uko Yobu yabikoraga? Wowe ukomeje guhamiriza inshuti zawe, ukomeje guhamiriza abavandimwe bawe, ukomeje guhamiriza abo mubana impamvu z'ibyiringiro byawe muri Yesu Kristo, cyangwa wacitse intege kubw'ibibazo urimo? Yobu we atitaye ku bibazo arimo, atitaye ku magambo amuca intege ari kumva ku mugore we ndetse na za nshuti ze, ibyiringiro byo kubaho kwe biri mu Mana, ibyiringiro by'ubuzima bwe biri mu Mana. Bene data, hari igihe ugira inshuti wagera mu bibazo zikakureka, wagera mu bibazo zikakwihakana, wagera mu bibazo amagambo meza wari uzitegerejeho akabura, ahubwo ukumva amagambo aguca intege. Komera kandi ukomeze ibyiringiro watangiranye muri Kristo Yesu, nk'uko tubisoma mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 23, hagira hati dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko wasezeranije natwe ari uwo kwizerwa. Haleluya. Bene data, mu gihe cy'ibibazo ntabwo dukwiriye gucika intege, ntabwo dukwiye guca abandi intege, ahubwo ni umwanya wo gukomeza abari mu bibazo, tukabasengera, tukabafasha uko dushoboye, tubahamiriza kandi tubabwira yuko Kristo ari umukiza wabo, tubabwira yuko Kristo ari umurengezi wabo. Abarwayi tukabasengera, abihebye tukabahumuriza, ababuze ibyo kurya tukabagaburira, byose kandi bigakorwa mu rukundo rw'abana b'Imana. Yobu mu gihe yari mu bibazo yari akeneye amagambo meza, yari akeneye amagambo y'ihumure, yari akeneye amagambo yo kumukomeza, ariko igitangaje ntayo yigeze abona, n'umugore we ntayo yamubonyeho, inshuti ze yazibuzeho amagambo amuhumuriza. Nubwo byagenze gutyo, Yobu yakomeje kuba inyangamugayo. Nubwo byagenze gutyo, Yobu yakomeje gukiranuka ndetse no kuba indahemuka ku Mana. Bene data, iki ni cy'ubukristo buvuze, ni ukutumvira inama izo arizo zose zishobora kudutandukanya n'Imana, ahubwo dukomeze kwizera Imana mu buzima bwacu bwose ndetse twanga ikibi. Muri ibi bibazo bya Yobu birasa nkaho Imana yamuretse, biragaragara nkaho Imana yamutaye, biragaragara nkaho Imana itakimwibuka, biragaragara nkaho Imana itari kumva gusenga kwe, ariko Imana irahari kandi iri gukurikirana urugamba yo barimo kurwana. Yobu arahamya ati kuba ndiho ni ikimenyetso cy'uko Imana iri kumwe nanjye, kuko umwuka mumpeka muhabwa n'Imana. Niyo mpamvu Imana iri hari kandi iri gukurikirana urwo rugamba, iri gukurikirana ibyo avuga, iri gukurikirana ibyo akora, iri gukurikirana uko yitwara nuko ari kubikiranukamo. Bene data, mu gihe cy'ibibazo twibuke neza ku mwuka dufite duhumeka, nk'uko Yobu abivuga, ari Imana iwutanga, maze bidutere gukomera no gukomeza gukiranuka bitewe nuko Imana
Imana iri mu ruhande rwacu, kuko kuba tugihumeka biri mu biganza byayo. Mwene data, birashoboka ko waba ubona ibibazo ari byinshi, birashoboka ko waba udafite epfo na ruguru, ukumva Imana yagutaye, ukumva Imana itakikwibuka, ukumva Imana itakwitayeho, ariko ntago ariko biri, ntabwo bimeze gutyo. Ntabwo Imana yagutaye, ahubwo igutegerejeho kureba uko witwara muri ibyo bibazo urimo, kandi igutegerejeho kureba ko uyikiranukira, igutegerejeho kureba uko uyikorera, igutegerejeho kureba ibyo uvuga, kugira ngo Imana iguhe kubavamo no kusohokamo unezerewe, kuko yiteguye kubigukuramo. Imana yacu ishimwe. Amagambo badusomeye muri iki gitabo n'ubundi cya Yobu mu gice cya 42 ni amagambo anejeje. Imana imaze gushima imyitwarire ya Yobu mu bibazo yahuye nabyo, cyane cyane ku murongo wa 8 muri kiriya gice cya 42, uburyo Imana ubwayo igaragariza inshuti za Yobu ko Yobu ari umuntu wo kwizerwa, kuko za nshuti nizo zamushinyaguriraga aho kumukomeza. Aho Imana rero ubwayo ihagarara ikavuga ko Yobu ari we ukwiye kubatambira igitambo, ibategeka ko ari we ukwiye kugitamba, kuko ari we wari ukwiye kubafasha kugira ngo basohoke mu byaha byabo. Gutamba igitambo kwa Yobu kwari kugira ngo bariya inshuti ze, umugore we, babashe kubabarirwa ibyaha kandi babashe gutunganywa rwose, kuko ibyaha byabo ntago byabemereraga gutamba igitambo ngo babashe kubabarirwa. Imana rero ibategeka ko Yobu ari we ubatambira igitambo kugira ngo babashe kubabarirwa ibyaha. Aha Imana irahamiriza Yobu ko ari umuntu w'intangarugero. Imana irahamya ko Yobu ari umuntu w'intangarugero, ari umuntu wagaragaje gukiranuka no mu gihe cy'ibibazo, uko yihanganye, uko yakiranutse, uko yabaye inyangamugayo, uko yakomeje kuyizera, uko yakomeje kuyihamya, bityo Imana imukiza uburwayi, hanyuma imushumbusha ibyo Satani yamunyaze. Mwene data, Imana izi akababaro kawe, Imana izi uburwayi bwawe, Imana izi ingorane ufite, Imana izi ibibazo bikuruhije, Imana izi ibihombo ufite. Imana yiteguye kukugarurira ibyawe byose Satani yakunyaze, nurwana intambara nziza yo gukiranuka. Ibihe byiza byawe bizagaruka nurwana intambara nziza yo gukiranuka. Ubuzima bwawe bwiza uzongera ububone nurwana intambara nziza yo gukiranuka, ndetse n'ubutunzi buzagaruka nurwana intambara nziza yo gukiranuka, nk'uko Yobu yagerageje kurwana intambara yo gukiranuka. Mu ijambo ry'Imana twasomye, Imana irabwira Elifasi, irabwira Berudadi na Zofari ko batitwaye neza nk'uko Yobu yitwaye. Bene data, ibi birahamya neza ko ibyo tuvuga, ibyo dukora, ibyo dutekereza, Imana yacu ibibona, Imana yacu ibireba. Ibyo byose bikaba ari byo bidushyira mu rubanza. Iyo umukristo akora neza, iyo umukristo avuga neza, iyo umukristo yizera Imana, iyo umukristo yumvira ijambo ry'Imana, aba ari umunyakuri, aba afite ubugingo, aba afite imibereho myiza muri iyi minsi ndetse no mu gihe kizaza. Ariko ukora nabi, akavuga nabi, akihakana Imana n'ijambo ryayo, aciriweho iteka. Bene data, tugenzure imikorere yacu, tugenzure imivugire yacu, tugenzure imyitwarire yacu, tugenzure ukwizera kwacu mu buzima bwacu no mu bihe by'ibibazo. Mbese turacyakomeje gukiranukira Imana? Mbese turacyari inyangamugayo imbere y'Imana? Mbese umurimo w'Imana turacyawukora tubikunze kandi turacyabikora uko bikwiriye? Ariko Yobu we, no mu gihe yari mu bibazo byari bimwugarije, byari bimuruhije, arakomeza guhamya gukiranukira Imana ko akibikomeje, arakomeza guhamya ko atazabirekura, arakomeza kandi guhamya ko kugeza ku gupfa atazikuraho kuba inyangamugayo. Umuririmbyi twatangiye turirimba dutangirira iteraniro nawe arabivuga, aravuga ngo genda umukristo nzahora ndiwe, kandi akomeza avuga ngo no mu ntambara ngo arasana n'ibyaha, ngo azi ko afite umugaba ari we Yesu Kristo, azi ko afite umugaba umurengera. Bene data, akavuga ngo no mu gihe cyo gupfa azapfa akiri umukristo.
bavandimwe, Yobu yatsinze ikigeragezo Satani yari yamuteje agamije kumukura no kumubuza kubaha Imana no kuyikiranukira, kuko Satani yabwiraga Imana ko Imana imutwaye ibintu byose yamuhaye yayihakana, agashaka kugaragaza neza ko ibyo atunze ari byo bimutera kubaha Imana. Ariko kandi hari n'ababa bitunze bakumva ko ari imbaraga zabo, ariko no mu gihe yari abitunze we arakomeza guhamya Imana, arakomeza kuyikiranukira, ndetse no mu gihe abibuze arakomeza kuyikiranukira, nubwo Satani yibwiraga yuko kuba bibuze ari byo bigiye kumukura ku Mana. Yobu yitwaye neza, akomeza kuyizera, nubwo inshuti ze umugore we bamuciye intege, ariko akomeza gukiranuka. Kandi si ibyo gusa, Imana yamuhaye umugisha uruta uwa mbere. Yamuhaye umugisha w'abana, abahungu n'abakobwa, yamuhaye umugisha w'amatungo, yamuhaye umugisha biratubwiye ngo intama 14,000, ingamiya 6,000, amapfizi 2,000 n'indogobe 1,000. Ibi byose bihamya ko Imana yatsinze ikibi kandi ifite ubushobozi bwo guhagarika ibibazo n'ingorane tunyuramo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bavandimwe, turi mu isi yuzuyemo imibabaro, turi mu isi yuzuyemo ibigeragezo, turi mu isi yuzuyemo amakuba n'ibyorezo bitandukanye, turi mu isi yuzuyemo intambara n'uburwayi, turi mu isi yuzuyemo ibiza, aho hirya no hino abantu ibyo turi kubona tubona ko bidasanzwe. Ariko muri ibi bihe Yesu arifuza ko tubinyuramo dutsindisha kwizera. Yesu arifuza ko tubinyuramo dukiranuka kandi dusenga. Imana ntabwo izatureka, ahubwo yiteguye kudutsindira ibiturwanya. Umuhanga w'umupasiteri witwa Armigeswen wazanye ububyutse mu itorero ry'abaluteriyane muri Norvege yaravuze ngo iyi Imana ishaka gukora ikintu gikomeye itera ikibazo, kandi ngo iyo ishaka gukora ikintu gitangaje itangiza ikintu abantu babona kibagoye ndetse ikintu kiyoberanye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka mu gice cya 22 umurongo wa 31 kugera kwa 32, bagiye kumugambanira ati, Simoni, Simoni, Satani yabasabye ngo abagosore nk'amasaka, ariko wowe ndakwinginze ngo kwizera kwawe kwe gucogora, ahubwo numara guhinduka ukomeza abandi. Bavandimwe, ni iki Yesu adutegerejeho? Ni iki adutegerejeho cyo gukomera, cyo kwizera? Kwizera kwacu ntigucogore muri ibi bihe by'ibibazo, kwizera kwacu ntigutakare, kwizera kwacu guhore gufite agaciro no mu gihe cy'ibibazo, kugira ngo tubashe gukomeza abavandimwe, tubashe gukomeza inshuti, tubashe gukomeza abo duhura batandukanye bafite ibibazo, kuko tumaze kumenya neza ko Imana igendereye kutugirira neza. Bene data, ibigeragezo ntabwo bikwiriye kutugosora, ntabwo bikwiriye kudufataho ijambo ngo bidukoreshe uko byishakiye. Satani mu bibazo ntabwo agomba kutuyobora, ahubwo tugomba gukomeza kwizera Imana, tugomba gukomeza gukiranukira Imana, tugomba gukomeza abafite intege nkeya, bityo tukabinyangamugayo ku Mana, tukarushaho kuba indahemuka no mu gihe cy'akaga. Yobu yatubereye urugero rwiza rwo kunesha ibigeragezo. Yesu nawe yatubereye icyitegererezo cyo kunesha ibyamugeragezaga. Mwene data, mbese wowe mu bigeragezo byawe, mbese wowe mu ntambara, mbese wowe mu bibazo urimo ubihagazemo ute? Ubyitwayemo ute? Ubirimo wambaye gukiranukira Imana? Ubirimo wambaye kubaha Imana? Ubirimo wambaye kwirinda ibibi? Ubirimo wambaye kwitwara neza nk'umukristo? Uyu mwanya ndakwifuriza gukomera mu bibazo byawe, ugakomeza gukiranuka no kwizera Imana, kuko nayo yiteguye kubigutsindira, yiteguye kuguha ubuzima bwiza n'ibihe by'umunezero bibonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Dusenga Imana. Mana yacu kandi Mana ikiranuka, Mana y'imbaraga, Mana y'imbabazi, ni wowe wenyine ubasha kutugirira neza no mu gihe cy'ibibazo. Ni wowe wenyine ubasha kugendana natwe no mu gihe cy'akaga. Ni wowe wenyine uduhamiriza yuko uhorana natwe, kandi koko umwuka duhumeka no mu gihe cy'ibibazo ni wowe wawuduhaye. Ibyo bikwiye kutwereka yuko ari wowe uri kumwe natwe. Ngaho dushoboze Mwami, nk'uko uvuganye natwe muri iri jambo, udushoboze gukomeza gukiranuka no mu gihe tubayeho tubona tubuze ibyo twari twiringiye, no mu gihe tubayeho ibintu byabaye amayobera, kuko bitangiza ushaka gukora ikintu
bitangaje. Bana natwe Nyagasani, twebwe twese twakurikira iteraniro, kandi iri jambo Mwami Imana yacu ukomeze kuridusobanurira umunsi ku munsi, kuko ibibazo byacu bibaye byinshi, kandi kuko turi mu isi yuzuyemo ibyaha n'ibibazo byinshi. Ariko dukomeze Nyagasani, turinde amagambo y'urucantege, twibuke kukwizera. Turinde Mwami Imana yacu ibibazo bidufite uko bingana, uturinde Data wa twese mwiza mu mikorere n'imivugire yacu, kuko twamaze kumenya neza yuko uri kumwe natwe. Duhe kuba intangarugero wo kubwirana amagambo ahumurizanya, wo kubwirana amagambo akomeza abavandimwe. Kandi Data wa twese mwiza, no muri iki gihe cy'ibibazo, no muri iki gihe isi yugarijwe n'ibibazo, turakwiginze kugira ngo Mwami abakumenye, abakwakiriye nk'Umwami n'Umukiza, uduhe gukomera, dukomeze kugenda nk'abakiranutsi Mwami Imana yacu, kugira ngo ubuzaza uzasange Data wa twese mwiza tukigukiranukira. Urakoze ngo inubane natwe, dusenze twizeye kuri mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu, amen. Uwiteka y'ibwami yagumye kuwiteka, yanze kunamira imana z'abanyamahanga, bamutegurira igiti cyo kumumanikaho. Imana yaramanutse imutabara, bose bareba. Uwiteka y'ibwami yagumye kuwiteka, yanze kunamira imana z'abanyamahanga, bamutegurira igiti cyo kumumanikaho. Imana yaramanutse imutabara, bose bareba. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, musaba icyo mushaka byose muzagihabwa, kuko abameze batyo ari bo nishimira. Uwo mwami w'abami ntawajya atererana, ntawajya asubiza inyuma abamusanze arabemera. Muze tumugire uwa mbere mu mibereho yacu, kuko Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Uwo mwami w'abami ntawajya atererana, ntawajya asubiza inyuma abamusanze arabemera. Muze tumugire uwa mbere mu mibereho yacu, kuko Yesu niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, musaba icyo mushaka byose muzagihabwa, kuko abameze batyo ari bo nishimira. Nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaba muri mwe, musaba icyo mushaka byose muzagihabwa, kuko abameze batyo ari bo nishimira. Kuko abameze batyo ari bo nishimira. Kuko abameze batyo ari bo nishimira. Bene Data, nimureke duhamirize hamwe ukwizera kw'Abakristo. Nizeye Imana Data wa twese ushobora byose, Umuremyi w'ijuru n'isi, nizeye na Yesu Kristo umwana wayo w'ikinege, Umwami wacu, wasamwe kubw'Umwuka wera, abyarwa n'Umwari Mariya, yababajwe ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamuka mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana Se ushobora byose, niho azava aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Nizeye Umwuka wera, ndemera itorero ry'Abakristo bose, n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha, no kuzuka kw'imibiri, n'ubugingo budashira. Amen.
bene data, iteraniro ryacu riri kugera ku musozo. Mwagize neza kubana natwe, mwagize neza kurikurikirana. Imana ibahe umugisha. Dukomeje kandi kubashishikariza kubahiriza gahunda n'amabwiriza duhabwa n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo cya coronavirus, kugira ngo dukomeze gufatikanya twese n'abanyarwanda muri rusange kwirinda ko cyakwirakwira mu gihugu cyacu, ahubwo Imana idufashe kugira ngo kirangire. Dukomeje kandi kubashishikariza kuguma mu miryango musenga Imana, muhamagara Imana, mubana mu mwanya wo gufatanya gusenga Imana kugira ngo Imana izadusohore muri ibi bihe tukiri abakristo. Imana rero ibaha umugisha gukurikirana rino teraniro, kandi tubifurije kugubwa neza. Dusoza rero tugiye gufatanya gusenga, dusengera ibyifuzo, hanyuma nitumara gusenga tuze kufatanya isengesho ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mana y'imbabazi, Mana y'urukundo, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu turagushimye. Tugushimiye ko abanye natwe kuva tugitangirira iteraniro, tugushimiye gahunda zose zabereyemo, tugushimiye mwami Imana yacu, data wa twese mwiza ko abaye mu ruhande rwacu. Izina ryawe nirishimwe. Kandi mwami Imana dukomeje kugushimira n'ibyiza uhora duteganyiriza umunsi ku munsi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Rero turi imbere y'ubwiza bwawe mwami Imana, turagusabye kugira ngo wumve gusenga kwacu, ukomeze kubana natwe muri gahunda zitandukanye aho duherereye mu miryango yacu, kugira ngo ukomeze kutugirira neza, ukomeze kutwereka ubwiza bwawe, ukomeze kuba mu ruhande rwacu, kandi udushoboze gukiranuka rwose nk'uko ijambo ryawe ryabitubwiye mwami. Turakwinginze kugira ngo kandi data wa twese mwiza uramburire ikiganza cyawe abantu barwaye, kugira ngo babone gukira guturuka kuri wowe, bashime izina ryawe. Kandi mwami dusengeye isi yose, dusengeye abatuye isi, dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda muri ibi bihe bigoye, muri ibi bihe aho data wa twese mwiza abantu turi kuguma mu ngo mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo. Mana data wa twese mwiza turagusabye kugira ngo turengere, urengere isi mu izina rya Yesu. Uramburire ikiganza cyawe gukiza data wa twese mwiza iki cyorezo. Kandi dusabiye bene data bari hirya no hino ku isi bamaze kugerwaho n'iki cyorezo, kugira ngo data wa twese mwiza ubaremere gukira, ubaremere ishimwe, ubaremere umunezero wo kubona ubuzima, kugira ngo nyuma yo gukira kwabo bazashime izina ryawe. Mana dusengeye abaganga babafasha umunsi ku munsi, babana nabo, babitaho, kugira ngo Nyagasani ubagirire neza, ubaha imbaraga, kandi mwami Imana ubaho ubudahangarwa, kugira ngo batandure iki cyorezo, ahubwo bakomeze gufasha abamaze kucyandura. Dusengeye data wa twese mwiza abantu bose bari hirya no hino ku isi yose batarandura iki cyorezo, kugira ngo ukomeze kudushyiraho ubudahangarwa bwawe, kugira ngo tubashe kuba amahoro, guhore dushima izina ryawe data. Mana nziza, Mana igira neza, dusengeye abafite ibindi bibazo bitandukanye, abafite inzara, abadafite aho kuba, abagezweho n'ibi biza by'imvura aho hirya no hino hari kugenda hasenyuka. Turasenze kugira ngo Nyagasani ubaramburire ikiganza cyawe mu izina rya Yesu, kandi uramburire ikiganza cyawe isi yose Nyagasani, kugira ngo data wa twese mwiza n'iyi mvura igwe mu buryo busanzwe, igwe mu buryo butangiriza ubuzima bwa benshi. Mana kandi turagusabye kugira ngo uhumurize imiryango yamaze kubura ababo kubw'iki cyorezo cya coronavirus, yamaze kubura ababo kubw'ibiza by'imvura, yamaze kubura ababo kubw'izindi ndwara zisanzwe, kugira ngo Nyagasani ubahumurize kandi ubakomeze, kuko ihumure ryuzuye ni wowe uritanga. Bagirire neza Nyagasani, kandi ukomeze kubiyereka, kandi ukomeze kubaremera ibihe bishya by'umunezero nk'uko ijambo ryawe ryabitubwiye. Komeza kwita ku mfubyi n'abapfakazi, komeze kwita ku badafite aho kuba, kugira ngo nabo babone neza yawe. Turisengeye natwe aho duherereye hirya no hino mu miryango iwacu Nyagasani, kugira ngo ukomeze kubana natwe, ukomeze kutugirira neza. Kandi iki gihe cyo kuguma mu ngo hagati y'abagize umuryango, turakwinginze ku mwami Imana yacu tugikuremo inyigisho ikomeye, kandi mwami tugikuremo data wa twese mwiza impamba yo gukomezanya mu buzima bwacu bwa buri munsi na nyuma y'iki cyorezo, kugira ngo turusheho kubana amahoro. Urakoze data wa twese mwiza, urakoze kuko uri mu ruhande rwacu. Komeza guhagarara ku itorero ryawe watangije umurimo waryo hano kuri iyi si, komeze kurishyigikira mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mwami Imana ikiganza cyawe cyiza gikomeze kuba ku muntu uwo ari we wese wakurikiranye iri teraniro n'utarikurikiranye, kandi data wa twese tubashe kuba amahoro masa, kuko tukwiringiye dusenze twizeye ubuntu bwawe uhora utugirira umunsi ku munsi, mu izina rya Yesu Kristo,
amen. Dufatanye isengesho ry'umwami wacu Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe turabitugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose, amen. Twisabire umugisha w'Imana. Uwiteka Imana igira ubuntu bwose, yabahamagariye ubwiza bwose bubonerwa muri Yesu Kristo, ibatunganye ubwayo, ibakomeze, ibongerere imbaraga zo kuyikunda no kuyikorera, kuyikiranukira mu gihe cy'ibibazo, uhereye none ukageza iteka ryose, amen. Icyumweru cyiza. Ni wowe buzima